Yesu yankunze ntaramumenya, aho mbimenyeye simbyitaho, ariko we ntiyacitse intege, yakomeje. Yesu yankunze ntaramumenya, aho mbimenyeye simbyitaho, ariko we ntiyacitse intege, yakomeje. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Azangira ngo baririmbye baraba bamfashije baririmbe gutyo, kubera ko yewe simbishoboye, ariko nuko kose nabo bo biririmba mu majwi ameze neza, ariko nuko bovuga. Ndagira ngo dufatikanye twese tuvuge gutyo, hanyuma tuje mu zindi gahunda. Duhimbaje Imana kuko turi hano. Imana ishimwe. Amen. Amen. Torero twese tuvuge ngo amen. Umugambi w'Imana abivuze neza. Umushumba icyo Imana yagambiriye nubwo isi yose yohaguruka cyoba, nta muntu woza ko yabitekereje gusa Imana itabimwemereye. Hano wosiba gusa hari abantu bazabirwanya. Satani nayo nicibereyeho, ukuvuga ngo iyo udakoreye mu bushake bw'Imana ukorera mu bwa Satani. Tugiye kuvuga gutyo, hanyuma shima Imana gato, some mu mwanya mfite bampaye. Urahagije kubera ko turi benshi, narinzi kuza kuba muto kubo bampaye. Yesu yankunze ntaramumenya, bimenyeye simbyitaho, ariko we ntiyacitse intege, yakomeje kunkunda ariko we ntiyacitse intege, yakomeje kunkunda. Yesu yankunze ntaramumenya, aho mbimenyeye simbyitaho, ariko we ntiyacitse intege, yakomeje kunkunda. Tuzamure ibiganza ntageze haleluya. Haleluya. Amen. Amen. Buriya icyo cyonyine twogitekerezaho. Hari abohaguruka ntibamenye igihe bahagurutse, hari nabo kwicara bakibagirwa bakagira ngo barahagaze. Yesu yankunze ntaramumenya, aho mbimenyeye simbyitaho, ariko we ntiyacitse intege, yakomeje kunkunda. Amen. Duhimbaje Imana mugoroba tubaye hano. Turashimira abayobozi b'itorero badutekereje, twaravuganye, ntabwo ari ibisanzwe. Imana ibahumurije. Buriya kenshi abantu barabivuga, bavuga byoroshye, bavuga butumwa ni benshi, namwe mufite abandi, ariko kuba barabitekereje buriya nabo n'Imana iba yabanyuzemo, natwe tukemera, kuko hari n'igihe bitaza bikunda. Imana ibahumurije. Dushimiye abantu bose babashe kwitaba materaniro. Imana ibahumurije. Ndashimira abavandimwe twagendanye, abavuga butumwa bandi turi kumwe. Imana ibahumugisha nawe. Reka dusome ijambo ry'Imana. Imana yashize ku mutima. Ejo iyo umuntu ari gutegura ibintu byinshi, kumva hari ijambo rikuri ku mutima ryo ufite kubwira abantu. Ejo twarateranye hano hirya Kayore mu Kabiri, igihe twarimo duhimbaza Imana,
numva Imana inganirije icyo turi buganire uyu munsi. Amen. Amen. Umuvugabutumwa weruka kutubwira, aratubwira ngo iyo umuntu ahagaze hano agiye guheza abantu ibintu ngo biba mu bice bitatu. Hari uvuga ibintu biri teoloji yize ku ishuri, akaba ari byo abantu, ngo hakaba no hishurirwa na Mwuka Wera, akaba no watekereje nyine akicara agatekereza. Ibyo byose ni biza kandi abantu bakabihabwa kandi bikabafasha. Gitabo rwandiko Paulo yandikiye Abagalatiya, rwandiko yandikiye Abagalatiya gice cya 6 murongo wa 7, 6 murongo wa 7, iryo jambo tugiye kuganira. Musomyi yadusomera, wahageze asome, naho honyine dusoma. Bibiliya iravuze ngo ntimuyobe, Imana ntinegurizwa izuru, kuko ibyo umuntu abiba ari byo azasarura. Amen. Hari ufite indi verisiyo Bibiliya ijambo ry'Imana hafi cyangwa intagatifu muri telefone nimo zikunda kuba? 6 murongo wa 7. Bibiliya imwe muri izo mvuze bataragerayo izivuga ngo ntimubeshe, ngo Imana ntizirerega, ntawo yirerega. Wagezeyo? Ijambo ry'Imana riravuze ngo ntimukibeshe, Imana ntikinishwa, imbuto umuntu abiba nizo azasarura. Imana ntikinishwa. Bibiliya ntagatifu izivuga ngo Imana ntireregwa, ntaworerega Imana. Turaganira ijambo rivuga ngo icyo umuntu abiba nicyo azasarura, icyo umuntu abiba nicyo asarura. Ndavuga ibice nka 3. Igice cya mbere turavuga amahame yo kubiba. Imbuto ni amahame adahinduka, imbavuga 2, imbara 3, imbara 1. Igice cya kabiri ndavuga mu buryo tuza tubibamo, uburyo dukora tutazi ko ari ukubiba ariko ari ukubiba. Igice cya gatatu ndaza kuvuga imbuto nka 3 dusabwa kubiba n'ubutaka tuzibibamo. Ndakoresha umwanya neza nzambi biza binshobokere, tibirananira. Amen. Tibirananira gukoresha umwanya uwo mfite wose nzamushobora. Naba nanezerewe cyane, naba ntanezerewe cyane, biza bishoboka uko hombi hazahava munezero mwinshi uzukoresha umuntu ibyo atagakoze. Jewe iyo nanezerewe cyane nzambishobora, niyo bitakunze cyane nzambishobora. Umwanya bampaye turaganira mu ibi bintu. Ihame rya mbere riba mu kubiba. Amen. Niririya n'umuntu niryo rivuga ngo icyo ubivye nicyo usarura. Ni ihame ritohinduka, tiwotera igishimbo ngo utegereze kuzasarura ikigori. Ibiza bihinduka iyo kigeze iriya nticohinduka. Aringiye kuvuga kuri Rugambo nako ntawe yisobanura uri hagufi. Murino bakizima. Icyo umuntu abivye ni ihame ridahinduka. Icyo ubivye nicyo ugomba gusarura. Ni ihame ritohinduka, niko bimeze. Abantu baza bavyikora bakagerageza kugira ngo imbuto zize zinyuranye n'icyo yabivye. Zazarimi agiye kuzisarura bikamurya, ariko nizo yabivye. Icyo biba icyo sarura. Ni ihame ritohinduka. Icyo tuvuganamo yazari n'ukwirinda cyane igihe ugiye kubiba, kuko icyo numara kukibiba nicyo kizoza kwa Yesu. Imvura igwe cyangwa ireke, icyo wateye kizomera kandi ugisarura. Nukwirinda cyane ku ntambwe ya kabiri tuza kugeramo ivuga uburyo tuza tubiba. Ihame rya kabiri
iyo ubivye bikeya usarura bike, nubiba byinshi urasarura byinshi. Pekere kuri ayo yombi kubera impamvu z'Imana. Ibyo hari ubipinze cyangwa namwe niko muzi, niko bimeze. Ko ndabona mutara cyangwa nukubaza abantu nyine umuntu atamenyereye, ariko ndabamenyereye ni nk'abandi bose. Bivuze ngo nimusa n'abakasarane murasa. Uburyo tubibamo rero bubiri, ndavuga bubiri. Uburyo bwa mbere tuza tubibamo imbuto tutazi. Iyo uhagurutse uteruye ijambo uvuze, n'imbuto ubuteye uzasara. Ubundi gutera, iyo uhagurutse ufite disikuru, iyo ugiye kubwira umuntu ijambo uza uvuga ngo iyi mbuto n'imbuto ngiye kubiba, ubu ni ubutaka nzayisarura. Rero ihame rya mbere, iyo uhagurukijwe no kubwira umuntu nabi, n'imbuto imera muri we ikazazamuka ikera, nawe ukabona ukubwira nabi. Ni ihame. Munyumve torero ry'Imana, iyo ugiye kuvuga ntuzaza uja kuvuga ijambo pelasila global, uzubanza utekereze neza uvuge ngo iyi ni imbuto ntoye ngiye kubiba kandi nzasarura ubusa. Ubwo ni uburyo bwa mbere bwo kubiba. Nimba uzi uvugana, hari umwanditsi wanditse mu gitabo cy'imigani aravuga ngo umuntu urinda ururimi rwe, umuntu uzi kumetiriza ururimi rwe akarufata, amen, n'intwari ukavuga kije cyose umenya ko ari imbuto uteye uzasara. Yarabivuze neza umushumba, yakoze kuri komenti abantu batangahari. Buriya ni imbuto abateye bizazunguhure no gusubiza, kuko ni imbuto irinze gusa ko imvura igwa imere yere uyisare. Hari ingero nyinshi dushobora kuvuga muri Bibiliya ndetse n'iz'abantu tuzi abo mwabana, ibyo yakoze nawe akabona babibona. N'imbuto aba yateye ni wowe wenyine uba wabyikoreye. Mu mvugo tuvuga, ibyo tuvuga uzumenya kuri kubiba, munsi uzabisara. Urinde ibyo uvuga kugira ngo izo mbuto zizaba ari nziza. Amen. Buryo bwa kabiri tubibamo ni ibikorwa dukora, imirimo dukora, ibikorwa tubamo za buri munsi. Iyo ugize icyo ukorera umuntu, iyo ugize icyo ukora, igituma tubikora buke, igituma bitworohera gukora ibitari byiza, dutekereza ko ukaburiye gusa. Ariko umunsi uzicara ubwenge bukaja ukamenya ngo iki nkoze ni imbuto nteye nzasarura, bizakorohera no gutanga ituro, bizakorohera no gufasha, bizakorohera kugira icyo ukora. Aja kure amaso Iyo ndirimbo nigira izigenda iririmba muri nagera mu materaniro kumva niyo irusi izindi. Imbuto rero tugomba kubiba. Ubundi imbuto kugira ngo imere cyangwa itinde ihuza n'ubutaka bayiteyemo. Imbuto ya mbere tugomba kubiba, rwandiko rwa Yakobo igice cya 3 murongo wa 18, nadufashe gusoma. Rwandiko rwa Yakobo n'imbuto yitwa gukiranuka. Gukiranuka ni imbuto tugomba gutera. Iyo mbuto rero ndayivugaho ibintu bitatu. Ndavuga umubibyi ugomba kuyibiba uko agomba kuba ameze, naho agomba kuyitera uko haba agomba kuba ameze. Amen. Amen. Gukiranuka ni imbuto ya mbere tugomba guharanira gutera. Wahageze 3:18 rwandiko rwa Yakobo. kandi imbuto zo gukiranuka zibibwa mu mahoro n'abahesha abandi amahoro. Amen.
Bwana Yesu asifiwe. Amen. Imbuto z'amahoro zibibwa mu mahoro kubahesha abandi amahoro. Niba ushaka kubiba imbuto yitwa amahoro kugira ngo uzayisarure nawe uzayagire, nuko ubanza guhesha abaturanyi amahoro. Icyo gihe uzaba wujuje kiriteri zo kuja gutera imbuto y'amahoro. Ukeneye amahoro? Ukeneye amahoro? Munyumve ko nigisha ntabwo ndibubwirize. Ukeneye kugira amahoro nuko we ubanza kuyatanga mu bandi, kandi kugira ngo uyatange mu bandi nuko we ubanza kugira imbuto y'amahoro ibibwa mu mahoro kubahesha abandi amahoro. Bwaki ukayisara. Niba uyu munsi ubuze amahoro, yatere uzayasara. Kandi kugira ngo uyatere, ndabona sinzi aho mugiye murandorotse. Muraho inepfo n'amahoro. Imbuto y'amahoro ibibwa mu mahoro ku bantu bahesha abandi amahoro. Nukuvuga ngo utegereje kuzayasarura nawe ukayagira bingana n'uko uyahesha abandi. Uburyo uyatanga ku bandi nibwo uri kubiba kugira ngo nawe uzasarure menshi uyagira. Amahoro tuyashakira mu mafaranga, amahoro tuyashakira ko twariye twambaye, tuyashakira mu kuyahesha abandi. Nimba ubuza abandi amahoro, nimba urarira abandi ijoro, nimba uhaguruka kuvuga abandi, menya ko uhaye utera imbuto uzasarura igihe kimwe. Imbuto y'amahoro. Imbuto ya kabiri duharanira kubiba, tugomba kubiba ni urukundo. Urukundo ni imbuto igoye cyane kuyibiba. Bwana Yesu asifiwe. Iyo mbuto ahantu izimera, igitaka izihuza naco ifite ifumbire ryinshi. Amen. Aho woyitera ikamera vuba ugasarura vuba ukagira izindi mbuto. And they no say la regard the loss of imbuto y'urukundo. Ubutaka woyibiba, urashaka kubiba iyo mbuto y'urukundo kugira ngo uzayisarure nawe ukundwe. Sivyo mw'abakristo ko mwamutete cyangwa izo murazihunika murazibika ntimuzazitera. Imbuto y'urukundo ubutaka izimeramo vuba ukayisarura vuba ni mu mutima w'umuntu ukwawe. Ubutaka bwiza wabiba mu rukundo, hanyuma ukarusarura neza rukera. Ubutaka ikundi iyo mbuto izimeramo vuba. Mwumve torero, ni mu mutima w'umuntu ukwawe. Wa wundi wamenye ko akwawe, iyo umweretse urukundo n'imbuto ubuteye ikamera vuba ugasarura. Yesu yarabivuze muri Matayo igice cya 5 wereye ku murongo wa 44. Haravuga ngo nimukunda ababakunda muzoba mutaniye n'abandi. Nukunda muri zimwe hari iwacu barinza karirimbo kamwe baravuga ngo hata kama ni vigumu. Amen. Nubwo bigoye ariko ugomba kubikora. Biravunye, biraruhije n'ibishoboka. Ariko nimba twitwa abakristo basa na Kristo, nimba barapfuye ubwabo bakavuga ngo datu bababarire ntibazi icyo bakora, niba Stefano baramuteye amabuye akavuga ngo bababarire, tugomba kubikora. Imbuto y'urukundo ubutaka izibibwamo ikamera vuba, ikera ukayisarura ukabona abagukunda. Ubutwari bukomeye buruta abana abakristo bagomba guhagararamo ni ukugira urukundo.
mategeko ya Mose na ya Yesu na y'Imana yose barayafashe barayahambira bayagira bibiri bayashira mu rukundo. Bya mbere bavuze gukunda Imana, ibya kabiri avuga gukunda mwene. Yesu yarabimaze, yaravuze ngo nudakunda mwene so murebana. Niko abantu bazabangira abana. Uzakunda Imana tuzakubwira ngo ukunda Imana utigeze ubona itazitubonekere yihishe mu bantu. Amen. Urashaka ko abantu bagukunda, nawe genda ukunda abantu. Uzaba uri kubiba imbuto uzasarura ikabona abantu. Iragoye ariko ni ngombwa, kuko Bibiliya ivuga ngo icyo dushaka ko abantu batugirira yewe natwe tukugirira abantu. Buto ya gatatu soza. Haleluya. Ukubabarira. Tugomba gutera imbuto zo kubabarira, imbabazi zikuzura tukazitera ukazibabarira. Umuhungu w'Imana witwa Yosefu yaravuze ngo bene se bashatse gutinda kuco bamukoreye cy'ubugome, arababwira ngo ntimwibabaze, ibi byabereyeho kugira ngo mbabazirize. Areba icyo ahagazemo uwo munsi, yirengagiza umunsi bamutaye mu mwobo bamugurisha. Ejo bundi nari muganira n'abana iwacu ku ikanisa aho dukorera umurimo w'Imana, mbana n'abana cyane. Noneho tuba tuganira dusesengurira ijambo bene se ukuntu bagiye baje impaka, ukuntu bagiye bahindura gahunda bamufatiye. Ya mbere yo kumwica, yo kumuta mu mwobo, yo kumugurisha. Noneho abana baza gusanga uwaje kuvuga ko bushaka ifaranga ari Yuda. Noneho barambaza, uyu se ni wa Yuda n'ubundi wagurishije Yesu? Niwe wasubiye gutekereza iri jambo. Bishoboke ko ba Yuda bagira icyo bahuriyeho n'ifaranga. Yuda niwe wahinduye icyo bari bavuze mbere. Yuda tumugurishe. Noneho bihuriranaga na Yuda wagurishije Yesu. Izina rya Yuda rikahoriza rihuza n'ifaranga. Narivuze umuntu wabizi imbabazi aza nawe kuzisarura. Cyatumye agirirwa imbabazi mu bihe bitandukanye yagize nuko mu mutima we zarezere. Yagize imbabazi zibiri soza zigoye cyane. Umunsi yaje kwima aza ku ngoma, muka Potifari wa wundi wavuze ngo bamujane mu nzu y'imbohe yarakiri ibwami, ntacyo yigeze amutwara. Bavandi icyo Imana yashize ku mutima uyu munsi kugira ngo tuganire n'icyo. Icyo umuntu abiba icyo asarura. Birashoboka ko hari ubuzima urimo uyu munsi wibaza kubera ikindi mu bihe bimeze gutya. Subira inyuma utekereze. Birashoboka ko ari imbuto uri gusarura wigeze. Kigira birashoboka ababyeyi, hari abana bari gusibire imbuto zihaza kwereraho zatewe n'ababyeyi. Bishoboka ko ushobora gusubira inyuma ugaca iyo connection, kuko hari imbuto ushobora hari ibikubaho zabibwe bihabisa, kuko umubyeyi agira imbaraga ku mwana. Ntibyumvikanye ariko ni mu bitegeye. Hari ubuzima abantu bari gucama kibaza akavuga ngo ni intambara mpuye nazo, nyamara ko arasarura izo yabize. None urashobora kubona ugutuka, none urashobora kubona ugusuzugura, bitewe wenda nuko nawe hari uwo wabikora. Ariko Imana ni nyembabazi. Siza kureba n'igitsure umunyembabazi, Amen. Tugiye gusenga Imana. So kugira ngo uyu munsi hari imbuto nshya tugomba gutangira kubiba. Hari kurandura izindi n'imizi yazo, dutangire kuba imbuto nziza ejo tuzazisarura.
kuko nitwirebera mu mugambi w'Imana uburyo tubayeho sibwo twakagombye uburyo ubuzima abakristo barimo sibwo bakagombye kubaho. Yego y'abakristo zibaye uri hari ibintu byinshi ndandeba ngasenga cyane. Niba uyu munsi perezida wa korali revera ashobora kuvuga ngo ugire gukanga ngo nawe ukagira bite nimugoroba muri repetition korali ntibishoboka tiwotani ya revera uri perezida wa korali ngo abakorali we bareke kubikora. Numara ngo bagusuzuguye nawe niko wagize n'imbuto wateye urayisara yiryana amahoro tuza imugoroba nze hariya hajya nzapfa namacamo k'igikundi kimwe undigendeye nimara naje nishikabira birangora kandi ari imbuto nabivuze naje ntangiye gusara nazi bivye zitangiye kwera tuza ugira amahoro zijyana amahoro. Aba ngo nibo bumvishe hariya ati bumve gutanga haleluya. Yes. Isomo ryanje ry'uyu munsi ico mwendereye kugira ngo tuvugane nukuvuga ngo igikorwa cyose uzozuja gukora uzucitondera ugikore witonze watekereje uvuge ngo iyi nimbuto ngiye kubiba izera ese niyera uzoyiryana amahoro. Nusanga iyo mbuto toyise itokwera ngo uyiryana amahoro uyisubizaho ureke kuyitera uyigumane igume muri wewe. Nuvuga ngo iki ningitera kizera imbuto nziza zisarura genda ugitere. Ibikorwa zose uzaja gukora uzugitekereza ko ugiye kubiba bitinde bitebuke. Yaranditse mu gitabo cyagayigira ngo aravuga ngo umunsi w'Uwiteka uraje kandi uziye amahanga yose uko wagenje ni kuzagenzerezwa kandi ibyo wakoze bizagusubira ku mutwe. Turi mu buzima bwo kubiba ubuzima tubayemo menya ko ari imbuto wawutera zirashobora gutinda kwera kugira ngo zisarure ariko umunsi umwe zikamera zikera ukazisarura. Uziyazari sana uzozuja gukora ikintu uzumenya ko ari imbuto. Muve hasi dusenge. Data urakomeye uri umunyacubahiro wuzuye neza n'ubuntu bwoko bwawe tugize icyo tuganira kuko wabimpaye. Rero Mana umurimo wanje n'uyu nyamara uwo kumeza imbuto n'uwawe uwo kugira icyo uhindura ku buzima bw'abera n'umurimo wa Mwuka Wera nakomeza kore mu buzima bw'abakristo uhindura imitekerereze uhindura imyumvire uhindura imikorere. Igikorwa cyose cyacu tuzaje gukora tuzatumenya ko ari imbuto tubize bitinde cyangwa bitebuke tuzazisarura kandi tukazaziryana amahoro tukazazibanamo amahoro tukazazigiriramwo amahoro. Bitume tuba maso bitume twirinda cyane bitume tuba maso cyane bitume dukora twitonze bitume dutekereza ubwenge bukaja ku gihe. Urakoze Data kugize neza ni mu izina ryawe dusenze. Pigia Bwana makofi mazuri sana. Amashimwe ku Mana. Kwa utubarakoze Imana imereze umugisha.